meze muri ama video yacu nyine kuri YouTube kandi mwibuke no gukora subscribe murakoze. Nyine afite amafaranga urumva ubundi iba cyongera ako kantu k'amafaranga iyo umuntu avuze ngo akongera amafaranga aravuze afite ubwiza barakundana ariko afite amafaranga ikintu cya focus ya mbere nayo mafaranga. Yes, ndagusuje ukomeje gukurikira Dreamax TV n'umungu wanyishimwe Karebo Comedy Buribanga The Badman The Game Changer kuri iyi mihanda. Umunsi wa none ndi kumwe na Kabuye from Rubeje turamugaro yano kuri Dreamax TV. Umunsi wa none iyi video tuyikoze mu ijoro tuti ibintu ntabwo twabyihererana kabisa tutabibabwiye. Kabuye from Rubeje wagwane bro. Wagwane The Buribanga nko mubimenyereye rero hano ni kuri Dreamax TV wakoze subscribe kuri Dreamax TV kabisa ugomba kuzajya ubona ibiganiro bigomba gucaho kabisa nta nkuru nimwe igomba kugucikira kuvugwa hano hanze mw'imihanda kabisa ko uyu munsi twaje kubatamo n'idoriro nkuko mubimenyereye rero ntabwo dukunze gukora inkuru iri joro ikiduteye gukora inkuru mw'aya majoro mw'aya masaha kuze n'ibintu ni inkuru kabisa numvisha no kw'imihanda ibabaje kabisa iteye n'agahinda ewana tuje kubatamo kabisa ewana tubabwira ko turi kumwe na Platinum Bride Services kuri ukeneye service zirimo nko gukodesha imyenda y'abageni service zirimo sonorisation mu bukwe zirimo kubafata amafoto kubakora service mu bukwe n'ahandi wese muri Platinum Bride Services nimero zaho urazibona kuri screen yawe kandi tuzanye na Zedo ICT Solution kuri ufite igikoresho cya electronic gifite ikibazo yaba computer yaba printers ndetse n'ikindi n'ahandi wese muri Zedo ICT Solution nimero zaho urazibona kuri screen yawe twagarutse rero Kabuye from Rubeje ndagira ngo tubwire iyo nkuru utuzaniye kabisa. Inkuru manzaniye kuri uyu munsi mumaze iminsi mubona umuhungu bita Mitutso yari ari mu bitaro rwose ameze nabi nyuma yuko yagize gutya yakunze mu mukobwa akaza kumutera agahinda bigatuma aza kugira ngo aza mu bibazo byo kujya muri risk kugira ngo aze kwiyahura bakaza kumutesha nyuma ababyeyi biwe bakamwohereza mu bitaro bamujyana mu bitaro agiye kwivuza. Rero uyu munsi ntabwo rero dushaka kugira ngo twite tumuvugaho ngo ibyo yaramaze mu bitaro ko byari bimeze mu bitaro ariko nyuma yuko amaze kwiyahura yarahirageje kwiyahura akava mu bitaro uyu munsi noneho turavuga yuko yasohotse mu bitaro ahubwo tugiye kuvuga ngo ageze hanze byagenze bite kabisa. Kabuye from Rubeje nge hari ibintu ntaherukaga kumva mu matwi yanjye ndetse n'ibintu najyaga numva simbyizere ibintu byo kuvuga ngo kurwara moro ngo umuntu ngo yarwaye ngamoro ngo yarwaye akadege aywana nanjye byari byaraneye nubwo bari bugambira nari mbonye umuntu mwana wa mutipa arakunda nawe ariko ari muri babantu bamwe bakunda bakajya kwa makoza ahubwo nge nagerageje kubibaza tese yiyahuye mu bije yagerageje kwiyahura mu buryo muri risk zo kujya kwiyahura mu bigenze gute byagenze bite kugira ngo afate iyo risk baramubwira ati ni umukobwa papa yakunze aramukunda urukundo rumwe rwanyuma ariko tekereza urukundo mwana umuntu yakunze kabisa umuhungu wacu nkuko abyivugira ngo mana akunda nabi papa arakunda akabe barabo nibacagiye bavuga ngo barabafite umutima woroshye urumva bamugani wa Bruce Melody nawe wavuze ngo umutima yoroshye yigirira yahita nipfira no uramuhungu afite umutima woroshye ariko yagiye mu bintu by'urukundo ashaka yabivamo kabisa kuko nabona bidatangiye bitari kumuhira ahagerageje kwiyahura kutangira kwiyahura mu rukundo rwa mbere ni ibintu by'ibibazo kabisa ndagira ngo utubwire noneho umuhungu wacu ngo wibengazi nkuko abyivugira ngo umuhungu wibengazi umuhungu ari ingoma ndagira ngo duhe ukuri kabisa ukuri kabisa utubwire idonido utubwire koko ibyo bintu nibyo amakuru yafite neza koko umuhungu wacu yaraducitse Mitutso. Yes, amakuru nyine nifitiye ni kuri yani mihanda nuko ngura muhungu nawe nyine yagerageje kwiyahura nyuma yo kugerageza kwiyahura agatabarwa n'umuryango wewe ukaza kumufasha nyine ukamwumvisha yuko ibintu yararimo bitari byagomba kwibaho kandi agakomeza nyine akabaho ubuzima bwiwe urumva akava mu bintu by'iki byo gukunda akageza kuri level hejuru urumva kuko n'ubundi arega ni kwiyahura ntabwo byari gukuraho n'ubundi ko yapfuye ari gupfa bikarangira umukobwa agasigara urumva ahubwo ugomba kurwanisha ku gatsinda kugira ngo nyine bataza kukubonamo ubwo bugano ko yagerageje kwiyahura ahubwo ngo nyuma yuko asohotse mu bitaro ageze iwabo urumva arasohotse mu bitaro ageze iwabo ariko ngo byakomeje kugorana ganacasha ku mukobwa mu mutima ngo nta wundi nandi igiterera atari kuri amukobwa kabisa. Erega natwe uraturenganya nkunda abantu tuba dukunze aribwo bwa mbere dukunze iyo umuntu yatubabaje turahakomerekera kabisa tata. Ahubwo ngiye ikibazo nibaza Mitutso ku myaka afite kakuze cyane ubwo bwa mbere yarakunze wasanga aribwo bwa mbere yarakunze nibwo yarabitugaragaje ikindi gihe ubwo bivuze yuko nyine urumva mu kindi gihe yarabiharaye nyine byari ibintu byo guharara we yari hitandirane ahubwo ubu ngubu hari aho yageze arafatwa cyangwa mukubise
hajya babyita ngo nikaryo kumvisha ngo guma hano ahangaha. Oya nabyo ntibyabura abakobwa ngo ntabwo byabura kabisa ariko shabane buriya rero nawe buriya niba bitangiye ubu woza kunda bwa kabiri noneho ngo bizagenda bitazajya mu Kivu. Bajya mu Kivu. Oya ariko iyo byenze kuri uyu muntu abakuyemo isomo ariko yaramukunze byaramwimarema ariko akavuga ngo ngaramusaba imbabazi ngo yamushyize ku mbuga nkoranyambaga ngo umukobwa atarabishakaga ngo akaba amusaba imbabazi yuko bakongera bagasubira. Ubwo asaba umuko akoshamana kubera ko abakobwa nyine baba bashaka kudutekeka mu minsi urumva ageze gutya uramukunze umwitayeho nta n'ikiguzi na kimwe kumusaba ahubwo ukagira ko ukajya kumusaba imbabazi nyuma yuko yibyo gukoreye yawe waranyuzwe kumusabira n'imbabazi. Oya ariko nicyo bita urukundo papa nicyo bita aya narukundo rore murana narukundo n'ubugoryi kabisa oya nicyo bita urukundo papa niba umusore wacu Mitsutsu yarakunze akabatingeze gutya ndakunze reka ndeko nanjye nava mu bugaragu mbusigire ba papa sava mbusigire ba tukote babusaziyemo. Ariko nanone niba tugiye gukunda tugomba kuzajya tugira tugakemanga tugakunda rukeya tukagabanya urukundo kujyana mu kwiyahura ukajya mu bitaro ukarwara urwo ni urukundo se uriva cyane abondi uramuhungu mana urukundo afite ubwo se ni urukundo mana mu gukunda tugomba kugerereza ukavuga ati nubwo nkunze umuntu ni umuntu ashobora gukosa kandi abakobwa bahinduka vuba naho kugeza gukunda ukiyahura umuntu agatangira agafata kiyoda ngagiye kuyinywa ngo hejuru y'umukobwa ngo umukobwa ngo ngo yanyatse. Oya ariko icyo nicyo bita kwerekana uburemere bw'urukundo ufite papa. Oya nose burano uburemere bw'urukundo yerekanye uburemere bw'urukundo arakabya mana nose yuko bigaragara icyambere gihari uko bisa kose uramukobwa nabwo yigeze mukunda papa wari ukumukina umuntu gukunda ntabwo byagenda kuriya umukobwa yakwemera kumwambika impeta atagukunda. None se ubundi niba yaremeye ko bamwambika impeta urumva yes ko yabonye ko niba sheriwe yararwaye ajya mu bitaro yarari mu bitaro bararwaza katigeze kumugeraho avuga ati njye nubwo nakoze amakosa ngomba kumugeraho nkanamusura nkamusaba n'imbabazi ibyo byigeze kubasa ariko urumva ubu ngo bashobora kuba yakize ashobora kumusanga iwabo akavuga ati rwose ngo mbabare ari iwawe yakize ari muzima ari iwabo ahubwo agiye kumwongerera iki kumwongerera ibindi bibazo avuga ati dore mvuye mu bitaro ntigeze nkoraho dore naramukunze n'ibiki nakongeraho urumva ahubwo ugasanga ari kumwongerera ibindi bibazo papa. Ariko iyo bimeze gutyo icyo gihe usanga bose bitana ba mwana Mitsutsu avuga ati niwe ufite ikibazo undi nawe ati kanaka niwe ufite ikibazo bitana ba mwana kireka bira bintu niba ari prank nawe biramutse ari seriye rwose ura bibi yaba yarakosheje ukwifata umuntu niba umukunda yarakwambitse niyo mpeta umukunda kuko agiye mu bitaro amazemo iminsi 2 iminsi 3 cyumweru kirarangiye ntabwo wigeze ujya kumusura ntabwo umenye ko bimeze bite. Oya ariko niba umuntu yarakubwiye ngo ntabwo yakunda ibintu by'imbuga nkoranyambaga warangiza nyuma ukajya kumushyira ku mbuga nkoranyambaga icyo gihe ni ikibazo ubwo ko bajemo ikibazo. Naza niba atabikunda arigira private we ni ikufi akubwira ati yes nkuri ibintu by'imbuga nkoranyambaga reka nkwe n'undi reka nk'urugero n'indangamuntu se kariyo badakunze oya reka nk'urugero papa reka dufatire kuri Karaputoni Kibonke afite umugore we nagakunda kugaragara mu itangazamakuru cyane ariko aragaragara yego icyo kintu cyumvikana ariko ntagakunda kugaragara ntabwo ari ntuza ntabwo noze ninuza n'umuntu nimvize bose tubimenye. Ariko hari abantu tudakunda ibintu by'imbuga nkoranyambaga man sinzi impamvu icyo kintu utari kucyumva. Ariko wowe wifata ibyo bintu niba umuntu amushyizeho yego arakubwiye ngo ntabwo bikunze abishikoze bwa mbere uramubwira ati ibyo bintu ukoze njye ntabwo bikunze urumva ubutaha ni wongera kubikora bizagenda gutya urumva mukabyumvikana. Oya umuntu akoze iki umubwiye ikintu oya ko twumvikane neza tugendane gatanu n'abakunzi bacu barushaho gusobanukirwa. Niba umuntu agwaye kondisa akavuga ati njye sinkunda ibintu by'imbuga nkoranyambaga yego warangiza ukajya kuzimushyiraho icyo gihe ni ikibazo gikomeye yakubwiye ko ibintu atabikunda kujya ku mbuga nkoranyambaga noneho Mitsutsu nawe byawe nakubwira ngo umuntu ukunze ubwa mbere ufite ifembe umuntu niki uko hari ibintu bawumva utakwihererana n'indani buriya akamanza mubwire biriya bintu nyine yakoze ni urukundo rwari ruri kwaka ruri kubira aravuga ati ngiye ibi sinabyihererana ngomba gushyira umukunzi wanjye kumugaragara niba nta kintu ari kwihisha inyuma urumva niba ari umukunzi nta kintu ari kwihishira inyuma urumva akaba atari kuvuga ati nanshyira ku rubuga bigaragaye kwa runaka wenda duteretana nawe avuga ati usigaye uteretana n'uyu muntu nose aba ari kwihisha iki niba mukunda nyine manze mubaze nanjye katwumvikana niba mukunda urumva bakundana kandi amwizera azi kari buri kimwe cye cyose uba yamupostinze ikosa wenda yarikoze ntabwo bikunze kumubwira ati njye rero ibi bintu wakoze ntabwo mbishaka bikureho kandi ntibizasubire
ibyo bintu tugomba kubyumva. Ahubwo we nuko yabonye yariboneye umutipe nyine wasaze umukunda wamusariye, aravuga ati nge rero kamufata uko abashaka kumukontorora no gukontorora. Ariko Mitsutsu nawe avuga yuko ngo ni umukobwa mwiza ufite amafaranga, ko kana kongeramo ufite amafaranga. Urumva niba utambikamo akantu gafite amafaranga, uwo mukobwa ukora, urumva ntabwo yabura kumutinda, washobora no kuba yazajya namushoramo n'iki akamumenamo umufungo, komedi ze zikaba zanazamuka. Kamanze mubaza ubwo muri make nta byiza afite kuko bwo yakunze ayo mafaranga. Nasa amafaranga niba rero yumva yuko yakunze uwo muntu ufite amafaranga, yemera mutegeke amukontorore amufate nk'imbwa. Icyo gihe niba avuga ngo afite n'amafaranga tumva ko atarekora yuko nyine afite ayo mafaranga, niyemere bamukontorore atuze arye ko ayo mafaranga nubwo bwiza bubone, ariko nasashaka noneho nawe ukwishyiriraho amategeko y'uwo umugabo kandi bamurusha amafaranga. Ariko ubwo reka nkubwire, n'urwo rugo ruramutse runashinzwe byaba ari na byiza rwose. Ruramutse runashinzwe hariho ibintu bimeze gutyo, batangiye gushwanashwana, kimwambika impeta ya propose urakoze cyane, ya propose niyo batangiye gushwanashwana, kimwambika impeta ya propose, urambwira ko urwo rugo rwo runabayeho rwazaramba? Ntabwo rwaramba nyine, ni bya bindi n'ugutwika. Urumva ahubwo ikibazo kiriho by'ikintu uri kubona kuri Mitsutsu ashobora kuba atarakunze uriya mukobwa, ahubwo icyatumye ajya mu bitaro agatuma yiyahura n'ayo mafaranga. Yakunze ayo mafaranga, yabonye agiye kumucika, agira ute ariyahura, avuga ati ibi bintu ntabwo bibaho, bura amafaranga mbure n'umukobwa. Ahubwo we icyamuteye agahinda cyane n'ayo mafaranga yari yarakurikiye papa. Ati kiza noneho reka mfitemo kujya kurwarira mu bitaro, agahinda kashyirishijwe n'inshinge mani, inshinge zimara agahinda njye mu bitaro nemere ndwara akadege. Arwara akadege mani, abatipe njye ntabwo nzi ko ubu ngubu hariho abantu bakirwara akadege. Njye n'ibyo bintu nayo mperuka muri segonderi mu bana mu bapeti bakiri muri za segonderi. Ariko hari n'akandi kantu, ibintu byose tujye tubigendanamo neza. Ibintu byateye bya prank n'icyaravati, biriya bintu bashobora kuba ari prank bari kudukina, ari filime bari guteguza bari bazayikinanamo. Ibyo bintu byose uzi niba hari ikintu babitubwiraho. Na prank yirimo, ariko prank uragenda prank niba ari na prank pe bumve ira prank nta nubwo ibikenewe. Wowe ukora prank yo kujya mu bitaro ukaremba, bakagutera za serumu inshinga ukarira, iyo ni prank. Ariko biraba byagetinga birabikoresha bakabishaka. Ikintu nabonye cyamubabaje nari amafaranga, yarakubona amafaranga ari kugenda areba, ntabwo ari urukundo. Nta rukundo yaramufite, nta mafaranga. Urumva niba avuga yuko ari amafaranga niyo yamubabaje. Naho ubundi urebye uriya muhungu nta kintu cyari kirimo cyo gukunda uriya mukobwa. Ubwiza bwo ntabwo, ahubwo ayo mafaranga niyo meza. Kuko icyatumye ntabwo wambwira ngo umuhungu yakifata ko akajya mu bitaro akamara iminsi ari urukundo amufitiye, atari ayo mafaranga yakunze. Urumva yagiye akurikiye papa, ku buryo umuntu yagera naho ubona hashobora no kuzamo na trauma, akaba yagira n'ikibazo mu mitekerereze kubera amafaranga arayafite. Ariko nawe arayafite, akunze ubwo bwiza, akunda n'amafaranga. Urumva ndazi kabanza ngo baze none aka kanya ubuze miliyoni 5 ufite, ukazibura, ntiwarwara trauma bakakujyana mu bitaro? Ahubwo we byaterwa n'amafaranga ufite. N'ubwiza n'urukundo byari birimo, ariko icyamubabaje cyane njye mba mbona ni amafaranga, ko ari urukundo babikinyemo na prank man. Dore n'ikintu kimaze kubaho ngo nyuma yuko ngageze wabo ngo yasaze ngashaka ngo umukobwa ngamubone bari kumani akadege. Njye rero ikintu kiba kimbabaza si ukuvuga ngo wenda gukunda no gukunda, ikintu kimbabaza abajene mani turi muri generation imwe ba 2025 ukabona umutipe arwaye akadege yasaze, umutipe ufite amafaranga wabona n'abandi bakobwa beza ufite izina rimeze kuriya. Umva ariko iki kintu cy'amafaranga cyo gishobora kuba kirimo. Niba avuga ngo ari mwiza, niba avuga ngo amenya ngo abajene tugomba kwisobanukirwa, ukavuga ati njyewe ibintu byo gukunda ntabwo umukobwa arajya ngo njye kurwara hejuru ngo urware to umufite amafaranga nose agutwaye cyari ikintu kukwibye, hari ikintu ajyanye se. Oya, ariko niba uriya mukobwa bimeze kuriya nyine ashobora wenda ko ari mwiza, ni mwiza pe, niba ari mwiza ntabwo akaba afite n'amafaranga. Abasore benshi nta musore utakwifuza umukobwa nyine afite amafaranga. Urumva ubundi iba cyongeraho ako kantu k'amafaranga. Iyo umuntu avuze ngo akongeraho amafaranga, aravuze afite ubwiza, barakundana, ariko afite amafaranga. Ikintu cya focus ya mbere nayo mafaranga, nayo mafaranga. Ariko narayafite kuko aramutse yabuze nyine. Ariko abantu bose kugira amafaranga ari igihe ugenda waba ufite amafaranga ugasanga umuntu afite amafaranga, we noneho utasimbuka arakurenze. Ifuza yuko mwajoyininga nyine mugahuza umutungo,
ukagira icyo ugeraho papa. Ngo nta n'uwakwanga ijana murindi. Nta wanjye ijana murindi. Ahubwo njye ikimbabaza kubona umutipe umusore ufite izina rimeze kuriya uryoshye umeze neza akajya mu bitaro ngo yarwaye toroma ngo hejuru ngo y'umukobwa aratashye yarakize agize Imana arakiza abaye muzima. Njye ngo ndashaka umukobwa ngo twakundanye ngo ari hehe bana abajene bikigenda ibintu ntabwo bikibaho papa. Rero ndikumva ibya mitutu bikomeje kugorana. Tunabisozaho kabisa. Tunabisozaho reka tubitega amaso. Mwebwe bakunze nyine ba Max TV inkuru zose tuba turi update kabisa zigezweho naho ubundi twebwe muze kutubwira muri comment muvuga ati ese bira bintu mitutu yakoze byamubayeho ese urabishyigikiye cyangwa se wowe wavuga ati ibi bintu tugomba kubigabanya niba ari ugukunda dukunde ariko dushyire mu rugero umenye ngo urugukundana nande uritwara gute ukagira uko wikontrola. Mwebwe murandika muri comment muvuga ati ibi bintu sibyo cyangwa se nibyo ukunda bikarengera gutya nibyo cyangwa se sibyo. Kabisa ibitekerezo byanyu birakenewe. Noneho reka dusoze na mucuti wacu Vestine atubwirire. Reka twirinde kugira ibintu byinshi tuvugaho ahubwo reka ze atubwirira abakunzi bacu badukorere subscribe kabisa nuko dushoje reka zatubwira meze muri video yacu nyine kuri YouTube kandi mwibuke no gukora subscribe murakoze.